Wow, tuzaririmba twuzuye umunezero ubwo tuzaba tubonye umwami Yesu atwereka za nkovu zo mu biganza, atwereka nibamuteye icumu ryo mu rubavu kugira ngo njyewe nawe tubashe gucungurwa.
Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Turi kumwe rero na korali Elayono ya ADPR i Remera. Turi mu rusengero rwiza rwaho. Bano muri kubona imbere ya kamera za Iyobokamana TV ni bamwe mu baririmbyi nyine b'iyi korali, nibo tugiye gutaramana gatoya cyangwa kuganira gatoya batubwira bimwe mu bikorwa babashije gukora umwaka w'ibihumbi 2023 watambutse. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ngira ngo namashimwe akomeye kuba Imana yararinze korali Elayono ikarinda abakristo ba ADPR i Remera ndetse no mu zindi nsengero zitandukanye n'abanyarwanda muri rusange. Nawe uri kureba kino kiganiro nuko yakurinze, kuko hari abatakibasha kuba babyumva nguko. Ngira ngo Imana ibanze ihabwe icyubahiro ibishimirwa. Ndabesha Elayono ntitwabanza kuyiha icyubahiro ko yabanye n'abantu bayo ikaturinda, none ngako ukaba warashize. Turi kumwe rero na korali Elayono, niyo tugiye kubana. Muraho neza kandi murakomeye. Amakuru dirigente uragerageza wongera ijwi kugira ngo abantu baze kubasha kumva. Amakuru ni meza. Murakomeye. Umwaka w'ibihumbi 2023 wagenze neza, twinjiye muri 2024. Kuri korali Elayono bivuze iki? Imbamutima zanyu nizi, bahagararire ugira icyo tubwira. Kuri korali Elayono namashimwe. Dushima Imana yabanye natwe 2023 kandi kaduha no kwinjira muri 2024 tukira amahoro. Kumva rero imitima yacu yuzuye amashimwe. Ku giti cyawe ni icyo ushima Imana? Ku giti cyanjye hari byinshi yakoze nanone ntarondora, ako kuba ndiho, umuryango wanjye uriho, ni ibintu bikomeye cyane. Ubuzima ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo ni igishoro. Iyo umuntu ariho rero nta kintu Imana itakoze. Okay. Reka mbaze Eric hano, ni ibihe bikorwa mwibuka nka korali Elayono mwabashije kugeraho mu mwaka w'ibihumbi 2023 n'ibiteganijwe muri makeya muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024? Byifashe gute abakunzi ba korali Elayono? Nimwe mu makorali azikuririmba, nimwe mu makorali afite indirimbo nziza, nimwe mu makorali ari gukora cyane. Iyo umuntu agiye kuri chaîne yanyu ya YouTube yitwa Elayono Choir, nibyo? Elayono Choir Remera Official, usangaho ubu ngubu ngira ngo mu ntangiriro z'uyu mwaka honyine hamaze kujyaho indirimbo 2 nshyashya, nibyo? Urumva umwaka urangira okay, mu kwezi guhera. Yego, n'ubu ngubu turi kuganira mu kanya gatoya uri kureba iyo chaîne iri munsi yaho ngaho twapininza ku Iyobokamana TV. Ugenda ukore subscribe kugira ngo wiyandikishe indirimbo yose bashyizeho, ujye uhita ko uyikurikira kugira ngo ibintu byose bigende neza, dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Reka none nsubize icyo kibazo none nkubajije. 2023 Elayono byari bimeze gute? Ubu noneho murateganya ibiki? Nakoze cyane. 2023 twari bize mu murimo w'Imana mu vuga butumwa. Cyane twakoze ingendo zivuga butumwa mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali twamamaza ubwami bwa Kristo. Ikindi twabaye bize muri studio ndetse no gusohora indirimbo. Twakoze indirimbo enye, twasohoye indirimbo enye. Iyo bita imirimo dukora nabasha gukora n'ingiyi mbona ururembo ndetse n'abakungu. Indirimbo rero twasohoye yaba amashusho ndetse na audio, kandi twe twazikoze ari live recording. Ni indirimbo nyerere twasohoye mu mwaka, ntekereza ko ari igikorwa gikomeye. Tubyongeyeho no kuba twaragiye tuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye ndetse no kuba dukora ubutumwa buri cyumweru mu rusengero dukangurira abantu ubwami bw'Imana. Ibyo muri urebye muri rusange twakoze umwaka ushize 2024 rero turateganyiriza byinshi, kandi turaza no gukomeza tubivugaho. Ariko ntabwo n'ubundi tuzasaba kujya muri studio, ntituzasiba gusohora indirimbo, ntituzasiba kwamamaza ubutumwa bwiza, yaba mu mujyi wa Kigali, yaba mu ntara, yaba ahantu hatandukanye, ndetse tuzakomeza no gutambutsa ubutumwa bwacu mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Kandi ntekereza ko ibyo twakoze 2023 2024 tuzongera. Yego, ngira ngo ni ibintu byiza cyane nk'uko muri kubyumva. Ati ibyo twakoze 2023 muri 2024 tuzongera. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, hari indirimbo yanyu nziza nkunda ndetse n'abandi bantu bakunda yitwa Imirimo. Mbere yuko dukomeza, mwabanza mukayituririmbiraho kugira ngo tuze dukomeza n'ikiganiro.
tugushima imirimo y'Imana iratangaje, niyo mpamvu abagukurikiye tugushima. Izi ni zimwe mu ndirimbo za Korali Elayono ya ADPR Remera turimo tuganira, kunyarukira kuri YouTube yabo uzisangaho zose. Ni indirimbo nziza zikoze mu buryo bwa live kandi zijyanye n'umwimerere ugezweho wa Pentecote, kandi nabwo zikaba zijyanye n'igihe nyine tugezemo, mbese ziri update, nicyo umuntu yabasha kuvuga. Wahurekanye neganira rero na buri muririmbyi cyangwa n'uwo nshatse, ndumva ko buri wese ari tayari yo kugira icyo avuga. Reka nganire n'uriya mu mama wo ku ruhande, ni dirigente harya uriya dirigente umeze neza se? Ndamahoro. Muragerageza mwongera ijwi? Turamahoro. Muraririmba ngo niyo mpamvu abagukurikiye twebwe dushima Imana. Umuntu akubajije impamvu zo kuyishima wamubwira ngo iki? Ni nyinshi. Impamvu nyinshi zo gushima Imana ziriho: kuba turi bazima, kuba turi amahoro, kuba igihugu cyacu gifite umutekano. Ni impamvu nyinshi zo gushima Imana. Yego. No kuba dufite agakiza twahawe na Kristo, nayo ni impamvu ikomeye yo kuyishima. Uwo mwegeranye we, impamvu ze zo gushima Imana nizi ntabwo zisa. Wese agira izi impamvu zawe zo gushima Imana nizi. Nubwo zidasa, nubwo impamvu zidasa zanjye nize, ariko mpamya neza ko ziba zimeze kimwe. Ziba zigeze zifite aho zihuriye. Dufite aho duhuza iby'Imana baradukoreye. Dufite ibintu byo gushima Imana, kuba turi bazima, tugiye mu mwuka w'abazima, ayo nayo ni amashimwe. Kandi tukiri no mu murimo wayo tukiyikorera, nayo ni amashimwe. Kuba umwaka waradusanze turi mu murimo wayo turi bazima, nayo ni amashimwe. Umuntu akubajije ngo ni izihe nyungu agakiza kakuzanira mu buzima busanzwe, wamusubiza ngo iki? Inyungu z'agakiza, kuba ukijijwe, kuba uririmba muri Korali Elayono, usibye kuririmba gusa nk'ahantu ngo dukore umurimo w'Imana tuzajye mu ijuru cyangwa dukorera ingororano. Kuba muri Korali Elayono n'iki kindi bifasha umuntu yirimo?
ikintu cyiza kuba mu murimo w'Imana cyangwa kuba muri korali Rayono, inyungu ngewe kuri ngewe nabonye umuryango akenshi hari ibintu byabayeho bituma abantu babura umuryango. Rero kuba narisanze muri Rayono nabonye mfite umuryango umba bugufi cyane ku buryo nashobora kurwara mfite Rayono ngo nibure kongeraho cyangwa ngo ngiye mbe nasonza kandi Rayono nyifite. Ni inyungu kuri ngewe kuba ndi muri Rayono. Kandi ikindi kintu kituma numva mfite kuba muri Rayono mfite inyungu byonyine kuba nanga ivugabutumwa rifasha abantu kandi abantu bakagira aho bava nabo bakagira n'aho bagera. Kuri njye mba numva ari inyungu cyane. Kuba hari abantu dukura mu byaha si ku bwacu ariko kubwo indirimbo turirimba ziriya ndirimbo zibakurayo. Ni inyungu kuri njyewe kuba mbona hari abantu bavuye mu bibi bakaza mu nzu y'Imana kubera indirimbo za korali Rayono. Mbese wabonye iminyago cyane kandi buri hari ikintu abaririmbyi bakwiye kumenya. Sinzi niba mujya mukimenya, wenda reka mbaze uriya mugabo niba reka mbaze hari inyuma. Ariko wari uzi ko buriya nubwo ari korali Rayono ariko uzi ko buri wese azerekana iminyago ye ku giti cye. Mbese Rayono nta mu ijuru nituhagera nta ngororano za korali Rayono zihari, yose muri rusange. Hazahembwe Eriko muri korali Rayono, hahembwe Sabrina Diligente, hahembwe gutyo murabizi. Ujya ubimenya? Ndabimenya cyane. Yego njya mbimenya cyane kuko no mu ndirimbo zindi tujya turirimba hari ahavuga ngo abakoranye urukundo bazahora bahimbaza uwo mwami. Rero abo bakoranye urukundo baba bari mu matsinda atandukanye ariko inyungu zikaba ziri z'umuntu ku giti cye bitewe n'urukundo umuntu yakoranye umurimo w'Imana niko n'inyungu ze zingana. Yego. Sabri, umaze imyaka ingahe muri Rayono? Ntabwo ari myinshi cyane. Uyu nguyu urangiye ni wa gatanu, unangiye wa gatandatu. Yego. Kuba waragiye muri korali Rayono cyangwa uri umuririmbyi wayo kuri Sabrina, igisobanuro cyabyo ni ikihe? Bikumariye iki ku buryo wakibwira n'undi muntu wenda utaba muri korali kavuga akumva ko burya ni imbamutima zawe kuri korali Rayono ni izihe? Kuri njyewe rero icya mbere nuko kuba narayijemo ari umuhamagaro. Ni umuhamagaro. Yego. Rero iyo Imana iguhamagaye ukayitaba ntekereza ko imigisha ugabana kubwo kwemera umuhamagaro aba ari myinshi cyane. Tutiriwe tujya muri detail. Yewe nezezwa nuko nyirimo narahamagawe n'Imana. Hanyuma imigisha myinshi ibonerwa mu gakiza kayo yo nyiboneramo cyane myinshi. Rero umuntu uri kunyumva yumve ko kuba nyirimo ndi fieri yabyo. Wasoje cyane kandi wagira ngo ni detail y'imigisha yanjye. Wayije muri umukobwa? Inijemo ndi umukobwa none rero none to Israeli ababyumva. Kandi mu bukwe baragufashije bakuba hafi. Ni naho ubusheri yakubonye? Buriya ra haguze ko ari byo. Yambonye undi yaranzi ambona cyane twagiye muri sofa. Urumva ko kuzamo hano byari kugira ngo mpure n'umugisha wawe. Sibyo buriya ra? Nawe bariye muri Rwintare. Wow. Hanyuma nk'uko uriya mama yabivuze Rayono ni umuryango, ni famiye. Umuryango umuntu urimo nyine aba ari mu muryango. Mufitemo abakuru banjye, mfitemo ababyeyi, mfitemo barumuna banjye. Urumva ibintu byinshi nungukiyemo. Wow. Rayono kwaya. Niko muraho neza? Amakuru ni meza. Muzamure kwijwi. Ni meza pe. Mumeze neza cyane. Mwebwe se mumaze igihe kingana iki muri korali Rayono? Ni iyihe ndirimbo ya korali Rayono ukunda cyane kurusha izindi? N'izindi ni nziza ariko hari kugwa ku mutima kavuga ati wow, ya ndirimbo yanjye tugiye kuyiririmba ni iyihe? Murakoze. Uravuze ngo maze igihe kingana iki muri korali Rayono?
uyu mwaka ni uwa 12. amaye Yego. 12 wayigiye ufite nk'imyaka mikeya rero Hafi aho. Nagira akana. arukira akana n'ikiza cyagukururiye kujya boye yo wibutse mu bihe byawe bya mbere byo kuyijyamo hari amakorari menshi aho ariko uvuga ati igihe murera yo Njyewe nkunda kuba mu bantu. yego Nkunda kuba mu bantu kuko kuba mu bantu hari icyo bigufasha. Noneho korari akaba ari ahantu uba bakagufasha gukura mu buryo bw'umwuka mu bice byose, bakagufasha mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ifatika, bakagufasha kwigira imbere. yego nawe wari umukobwa icyo gihe? Oya, najemo ndi umukobwa ngiramo mpita nshaka uboneramo wanjye ndimo namusanze. nawe muraririmbana? Hanyuma uravuze ngo indirimbo imfasha ni nyinshi zo muri Elayono zimfasha. Yes. Ariko ngira indirimbo imfasha bitewe n'ibihe. Nko muri iyi minsi ndi gufashwa n'iyitwa Ibasha. Ibasha. Gato akapera? Bagufashe basi. Ntacyo bagufashe. Muri kumwe na Elayono kandi iri famiye. Ntuse babaha. Oya rwose. Ibasha ho gato. Ibasha gukora biruta cyane. Reka nsubire kwa Eric cyangwa kwa Didirija. Byose nuko rero 2024 rero na kane tugezemo. Elayono nyine irakomeje ivuga butumwa biterane izitabira bitandukanye mu rusengero, izaririmba, izakora n'ibiterane byayo mu buryo butandukanye. Imana ndifuza yuko yazabana namwe kandi ikazabakoresha ibyo butwari n'ubone nk'uko isanzwe ibikora. Bakunze kuvuga yuko korari Elayono ikintu cya mbere yubakiyeho gikomeye kinayikomeza ari uko ari umuryango. Bishatse kuvuga iki? Iyo abantu bavuga umuryango nyine baba bavuze icyo bita ubumwe. Umuryango ni ubumwe nyine. Ahubwo rero ikiza cya Elayono harimo nk'abajya babivuga. Icya mbere niba harimo abantu bashakanye, barimo umugore n'umugabo, icyo ni ikintu kandi mubafitemo benshi. Yego barimo, ariko si nacyo kibazo. Nawe niwe uzamukura? Oya ntabwo mbizi. Ariko wenda twirengagije nicyo ngicyo cyo kuvuga ko harimo ababa baturuka mu miryango isanzwe bakakora. Ikindi cyo ubumwe nyine ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bagomba kuba inama bashyize hamwe bikaborohera. Ni ukuvuga ngo niba bategeye umugambi ukaba umwe cyangwa se niba hari icyo batekereje, niba hari projet bafite bakazihurizaho bagakora ubwo bumwe. Rero iyo bavuze ngo Elayono yubakiye ku bumwe ni ubwo buryo, ni ubwo buryo bwo kugira mentalite, ibitekerezo bijya kumera kimwe cyangwa se kugira intumbero imwe ku murimo w'Imana. Yego.
kuri shene yanyu rero nk'uko nyine wigeze ubikomozaho hariho indirimbo zitandukanye, hari izo mwaporodinze mu kwezi kwa nyuma k'umwaka cyane cyane ndetse mu byumweru bya nyuma cyangwa mu bihe by'iminsi mikuru, harimo ebyiri. Reka iyo muherutse kwa porodinga aba ariyo muturirimbira, turaba turi kuza tuza no gusingira umusozo. Icyo twabwiye abantu, intego y'iki kiganiro kwari ukongera gutaramana na korali Elayono, ariko tubibutsa ngo ni hehe twakura ibihangano byayo, ni hehe twabakurikira umunsi ku munsi. Ni kuri Elayono Choir Remera Official, niyo YouTube channel yabo. Aho ngaho ibihangano byaho biri byiza, biruhura umutima, mbese biryoheye amatwi kandi biririmbanye igihanga. Mugiye kuturirimbira iyo mwaporodinze ejo bundi nyuma turaba turi kuza dusengera umusozo w'iki kiganiro. Uhoraho yaduhaye umugisha tugendana nawo kandi namwe nugendane namwe muri uyu mwaka 2024 umugisha w'Imana uzabomeho
izabishimisha ibyishimo bingana n'igihe mwababarijwe, imyaka y'ibyago izayivunje mu ibyishimo, kandi izabakoresha iby'ubutwari mu biterane muzitabira, mu ngendo z'ivugabutumwa, ahantu hatandukanye abakristo ba ADEPR Remera bazahemburwe n'indirimbo za Elayono, kandi n'ababakurikira kuri YouTube channel ya Elayono Choir Remera Official nabo bazanyurwe n'ibihangano byanyu mu izina rya Yesu. Reka rero dusoze dusenga Imana yabanye natwe muri kino kiganiro. Imana nibahereza umugisha cyane. Reka Sabrina adusengere tugane ku musozo w'iki kiganiro. Nakagaruka ariko mutarasenga gato, hari umuntu ushobora gushaka kuvugisha korali Elayono, yabigenza gute, yayibona gute? Biroroshye cyane, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube channel yacu hariho contact, hariho nimero waje. Mbese ushaka kuvugisha korali Elayono ajya kuri YouTube channel yabo ya Elayono Choir Official, Elayono Choir Remera Official. Okay, hariho contact, mudusengere. Mana turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro, tugushimiye ko washyizeho Iyobokamana TV kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose. Tugushimiye ko abanyemo natwe muri kiganiro hamwe n'Iyobokamana TV na korali Elayono. Turagushimiye Imana, twemerere intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza n'ubundi uyagure mu izina rya Yesu. Iyo tuvugiye ahangaha ni bikeya, ariko reka byinshi ujye unyuza muri twebwe, ujye ubikirisha benshi kubwo kukumenya. Ndakwinze kugira ngo ukomeze guhembura imitima ya benshi bazareba iki kiganiro, ndetse n'abazumva indirimbo za Elayono zaba izageze hanze n'izikirimo ziraza, mu izina rya Yesu Kristo. Tuzanezezwa cyane no kubona umubare mwinshi w'abakizwa kubwo kumva indirimbo, kubwo kumva ubutumwa bwiza. Mwami Imana, twizeye yuko uzabikora, kandi twizeye yuko uzabikora ukabikora atari ahangaha mu Rwanda gusa, ndetse no mu mpande zose z'isi. Komezwa ni natwe rero, umugisha Iyobokamana TV komeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Special Dealers, waba ukeneye kugura cyangwa kugurisha inzu, ikibanza cyangwa imodoka, gana Special Dealers. N'abifuza gukodesha mutugane, tubafitiye serivisi nziza kandi inoze. Muri Special Dealers umukiriye n'umwami. Dukorera Kibagabaga imbere ya Saint Nyasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 48 55 035.